Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha bivanye na buri wese ahereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 30 Gicurasi mwaka 2025 kuwa gatanu iragira iti wireba ibigeragezo reba ku musaraba, wireba ibigeragezo reba ku musaraba. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana reka tubanze turimbare indirimbo ya 69, indirimbo ya 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti jye mfite umukiza ujya amvugira ku Mana. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi aravuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Aravuga ngo nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Arakomeza aravuga ngo nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twe abacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, cyampa ngo nawe uwo mwambaro uzawambare. Kuri ubu ngo njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa agasanga uyahawe nawe. Atangira avuga ngo numara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara, ibice ni 21 umurongo wa 9. Aravuga ngo duhere ku murongo wa 5. Umutwe w'amagambo abanza aravuga ngo Abisirayeli baterwa n'inzoka z'ubusagwe. 5, abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu, ko ari nta mitsima tubaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'imitsima mibi. Uwiteka yoreza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi, saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo, imanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera. Uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 14 kugeza kuri 18. Haravuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo dutewe n'ibigeragezo byatubanye uruhuri, n'ibyo dutumbiraho kuruta gutumbira wabidukiza. Mose mu gitabo cyo kubara ibice 21 umurongo wa 9 hatubwiye inkuru z'Abisirayeli igihe batangiye guhinduka Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu, ko ari nta mutsima tuboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'imitsima mibi. Ibi Uwiteka nawe barabimushinja ko ari we wabibateye, we na Mose. Barangije bavuga bati, Uwiteka, Mose bwira Uwiteka adutabare, adukure muri ubu butayu.
gukomeza kwitotomba rero birangira Uwiteka abateje inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Hanyuma baza kwihana, nibwo basanze Mose bati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi, saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira, Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Burya iyo urebye ku byaguteye, ku byakuzengereje, utarebye ku Mana, utarebye ngo utumbire Yesu, umutakambire, umwingingire, umutabaze, ibyo bibazo bikomeza kukurya, ibyo bibazo bikomeza kukuzonga, ibyo bibazo bikomeza kukumerera nabi. Ariko iyo utumbiriye Yesu ukamubwira ibibazo ufite, byanga byakunda Yesu arabikemura. Niyo mpamvu natwe abizera Yesu Kristo, mu gihe duhuye n'ingorane, amakuba, ibibazo by'uruhuri, tutagomba kuba ari byo dutumbira, abo dutumbira ku musaraba, tukatumbira Yesu Kristo. Niwe banza ryo kwizerwa, niwe mutabazi wacu, kandi yihutira kudutabara. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye ko ari wowe igisubizo cy'ibibazo byacu. Iyo tukurebye, ibibazo byacu birahunga, intambara zacu zirahunga. Mwami Yesu, ni wowe kunesha, niwe mutabazi wacu. Urakoze, bakarama bana natwe mu byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo musenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.